Yes kabisa rero nongeye nisere ko mumeze neza cyane muri ajya atandukanye abakunzi ba Mwalimu Mutiza Shimwari b'imikino by'umwihariko bakurikiranye irushanwa ry'amagare Tour du Rwanda 2023 twari rero turi ku gace ka gatanu stage ya gatanu yazamukaga Rubavu Sakuti ibintu byari biryoshye cyane abaturage bararyoshye kabisa ubu rero ni masaha y'ikigoroba bose ibirori bisa nkaho bisoje n'ubundi by'igare muri rusange. Iyi etape yatwawe n'umudage bamwita Remek kabisa Jeremy Remek akaba ari umwe mu basore abadage cyane kandi bazi kunyonga iri gare by'umwihariko nk'ahantu watambika atari imisozi myinshi mu sprinter atari rero yabaga yigaragaza neza cyane ameze fresh kabisa ngira ngo murabona urujya n'uruza rw'abantu bagomye bati ibirori by'igare ko birangiye hakiri kare ibintu bimeze bite so abantu kuri Baro Podcast rero turabakunda cyane by'umwihariko nyine bakunda n'Ishoti TV imba nizera ko ibintu bikomeje kugenda bimeze neza cyane muri rusange niki cyari rero u Rwanda muri siporo paraporo y'aya magare ama equipe ameze neza cyane i Kigali ku munsi waje equipe ya Sport yakinaga na equipe ya Hilal igitsinda banganya igitego kimwe kuri kimwe abantu baravuga ati equipe ya Sport yagarutse ni wa mujyi wa equipe ya Sport umutoza Bruno Ferri batemeraga yagarutsemo abantu barabishima baravuga ati urwego n'urunguru rwa equipe ya Rayon Sport nitwahoze twifuza chef imashaka Rayon Sport urashaka Rayon Sport yes Rayon Sport ndanayifana byadanje uranayifana bana APR iraga umvase irakishwa n'inzoka yababa we reba APR yatwaye ikombe mabere yase oya so ngira ngo rero muri kubumva n'abafana babagiye batandukanye baba bagomba kuza muri video ko byagenda kose icyo navugaga nuko equipe ya Rayon Sport yakoze ibintu bidasanzwe kungana equipe ya Hilal nubwo umutoza yaje kuvuga ngo ngego twari dushonje ngabantu ngo bari batarafutura ariko equipe ya Hilal yaragaye ikitsariya equipe ya Sport igaragaza urwego rwabo rero bakwiserane nziza cyane imikino igera kuri 5 badatsindwa equipe ya Sport nta kintu abantu bayinenga muri iyi minsi so ahangaha n'ubundi ndi ni Rubavu turavanga mu gitondo tuzamuka tujye Musanze kuri etape ya gatandatu tuveyo tujye i Kigali ejo turahagarara ahantu bita i Musanze equipe ya Sport ifite match ikomeye cyane equipe ya Musanze match ikomeye cyane nekereza ko gutsindira kuri cya kibuga cya Musanze bijya bigorana amakipe manini cyane i Kigali APR yagiye isufrari ya za Kiyovu Sport zagiye zisufra hara ku muganda nekereza ko ku munsi uwejo ari umukoro ukomeye cyane imbere ya Bruno Ferre by'umwihariko n'abasore ba equipe ya Sport bamaze igihe bitwara neza cyane ni motivation navuga ko idasanzwe kuko kungana equipe ya Hilal umaze imikino inga utsinda nekeza ko hari motivation y'abafana extrinsic motivation ubure cyafana bakwiyumvamo ubure ki abafana babona ko urwego rwagarutse nyine nibyo nekeza ko equipe ya Sport bizayipusha cyane bikayifasha kandi nta nibazo by'amafaranga byari muri uyu minsi nekeza ko rero imbere ya equipe ya Musanze ashaka kuzitwara neza nubwo ari ikibuga cyakibagora ndakomoza ukijyanye na klima inahahiro yagwa imvura n'ubundi etape yagiye gutangira hari kugutujojoba bita bime ishusho yuko i Musanze ku munsi wejo equipe ya Rayon izitegure gukinira muri rwa rugondo muri ya mvura harane equipe ya Musanze gucegeta ikagucamo ikahita yijandika neza nese tubona urwego rwayo ubwo rero nekeza ko rero bamwe mu basore ba Rayon Sport ni nabashya biraza kubagora kuza kwisanga mu kuri ni ubwa mbere bagiye kugikinaho cya kibuga igese ni ubwa mbere abarimo ba Ben Azizi uyu musore mushya uri gukina kuri gatatu kaba bangaba bose barimo batone ko barahakiniye batone Kitoga barahakiniye barahazi so ubwa mbere yabagiye kwakinira ahubwo ni vuba abantu bakinyi bashya na Gishweka buriya maybe n'ubwa mbere Gishweka agiye kwitakinira aheruka kera zamani ubwo rero urumva ko ni kibazo cyo kuzabagora cyane harimo abasore bashya cyane kabisa batarasanzwe bazari equipe ya APR nayo irakomeza itegura imyitozo ikarishye cyane bafite umukino ukomeye cyane equipe ya Gorilla mon cher ami Olas Kimwali kwisa yisa 9 kuri uyu wa gatanu equipe ya APR bitana mutwe na equipe ya Gorilla nayo navuga ko muri iyi minsi ariko uri bagugora yangaje nari Hilal iya APR yatsinzwe bitatu kuri bingahe bari muri Sekafa Depot Kagame Cup na Hilal none barabizanye ejo bundi batsinzwe bibiri abantu bavuze ngo urwego rwa APR rugaragare abo nabareye ahanga ariko ndiko hari n'abajene basaround nzanga before yuko na closinga ntago nagenda mbimye ijambo kandi ari abantu biteretse cyane reka nze mbanze mbarebe ijisho ryiza rero nabo nk'abantu babakunda mwarimu wijanditseho urwaruka
bavuga ati urwego rwa rusobanuke mwalimu nirwo rwego urijanditse nkaba ndijanditse Titashe mwalimu urijanditse ndijanditse sasa Rubavu angana ni gusengura za ndani za Murera nyuma y'iri gare mpita mbona muhabaye muvuga ati urwego rusobanuke Rayon Sport ariko twese turayemera umuntu utemera Rayon Sport ashobora kuba afite n'ikibazo kindi bagiye kumupima wasanga tension yiri hasi cyane match ikomeye cyane ekipe ya Musanze urabona hari match bazivana hariya ku cyakibuga cya Kibagora urabona Rayon Sport ni ikipe y'Imana kandi Imana y'u Rwanda igataha i Rwanda irantabire ya Musanze barayimanuka gishwe kuramubona agira gutya rimwe abiri atatu acomekamo yimanukira ura niwe wacu umuzamu wa mbere mu Rwanda gishweka ubu ni uwa mbere uruca abana Rayon Sport Titashe Rayon Sport wowe ejo nyuma ya match uzongere witereke ubwire abanyarwanda nzagera i Kigali mbanje gucariya ku muganda abariyo turagukunda kandi tugukundisha na bagenzi bacu imbere cyane asante kabisa na undi mujene ufite ibyazi ku mupira wori kunywa akabyeri kuri ndi umufana wa Rayon Sport ndi umufana wa Murera ikipe y'Imana Murera ikibazo Murera ifite nubwo Azizi Basane yabonye ikarita itukura ariko ntabwo tuzabuza gutsinda umukino ikintu na kwizeza abafana ba Rayon ni ukwitabira umukino bakatwereka urukundo tukereka ikipe urukundo dufitiye nta kindi rero asante sana kabisa bana kabisa ubwo rero ngira ngo muri kumva n'abafana bagiye atandukanye ariko mbonye ko hano hari abareye benshi ni abantu bo muri Epera uri umufana wa Peri aravuze ngo nimba ari umufana wa Peri mubaza abakinyi batatu babanzamo muri Peri wa mbere Sheikh Green Watara wa kabiri Kiwanuka wa gatatu Nigena Cheremu Kiwanuka sabanzamo abo bya mutacu n'umwe bamanza muri APR FC bavuga wirukanga cyane unabakanga mwizamu Nigena Cheremu Yunus kuri gatatu buno kubera ko n'umugabo korode yavunitse buno baragucishaho wabita anyuzwemo yahiye oya ndagari mangwende ni mangwende wamukina vuba muri Sport ndamwibagiwe ganijuru oya ganijuru area ambo reka nza kuri attaque noneho ubwo biranze tuzigateze kugira igikona hariho Mugisha Gilbert ugashaka Kiwanuka baravinda bo Titashe Mugisha Gilbert kuva yazana umugore naratsinda igitego agenda ari gukambakamba ndakubangamiye ndabona ugundi jamo ntago nongera kugambira ariko narara tugomba kugira TikTok atambikamo akantu kwibutsa uvuga Mugisha Gilbert wamugenderaho kuva championnat yatangira 2025 na 2026 afite ibitego bingahe asa mundi kureza gashaka kubita ibitego bine kuri kimwe yatanze assistance ingahe afite ibitego bingahe vuga umubare w'ibitego afite anyuzwemo muri Sport kumva umukinnyi wamaze muri APR ni uhu umukinnyi wabanza muri APR umuntu wamaze muri APR no kuvuga ngo twebwe ubu ngubu urwego turiho ni ikipe ya kinyamatsinda ibiri gura n'ikipe zikina amatsinda mwebwe rero urwego muriho twararubonye piramide muzahura nayo mpaka dore kubyumva urwo size dona piramide bona yatwumva man okay urwo rwego rwanyu uko urambyenda noneho urukuraba umuntu witwa Sofu Dawuda uramuzi Dawuda uramuzi wowe wa mbere muri Yanga yamanzamo kumva muri Simba yabanzamo uko yakica n'umuntu mwana bisi Simba ari kuvuga ni intare ntugire ngo ari kujya kure ni intare utagira ngo Simba niyo muri Tanzania ni intare ari kuvuga andi Pierre asigaye akina hapana Simba no muri Tanzania urukundo Rayon Sport ubu ngubu tuvuga ni ku mwanya wa gatanu naturi kumenya kanga twebwe APR FC iri ku mwanya wa kangahe uvuge uri kumenya uvuge satu ku mwanya wa gatatu twebwe
uwa kabiri wa gatatu uwa gatatu ikipe ya mbere ntabwo bizi neza ari ahiri ku mwanya wa mbere amakuru nahawe n'umumotari nahagazeho nuko abantu bo muri APR bose barajya mu ntare nta makuru nahawe n'umumotari nahagazeho ntabwo nshaka kubyijandikamo ariko nk'abakinnyi bose babamanuye mu ntare ikipe ya mbere yari ahiri RMRG ku mwanya wa kabiri APR FC ku mwanya wa gatatu bana kabisa reka tubashimire rero aba barabakunzi ba kipe ya APR twakundisha n'abantu imbere cyane komeza wamamare mwana wacu akuzatukiza Shiburini watara n'umugero w'Imana watara